welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amahoro y'Imana bane namwe bavandimwe inshuti zanjye aho muherereye hose, ni kuri Shushu TV tubahaye ikaze. Uyu munsi rero twatangiye igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Uyu munsi bivuze ngo iyi video nyifashe uyu munsi mu gitondo mu kanya ndayibashyiriraho kubera yuko ndashaka yuko tugira bimwe mu byo tukibukiranya nk'abasilamu by'umwihariko, kandi murabizi yuko channel yacu ivuga ku muryango kandi n'ibindi bijyanye n'umuryango, bijyanye n'ubuzima bwacu n'imyemerere by'umwihariko ku bantu bemera cyangwa se b'abasilamu, sibyo? Rero hari ibintu tugiye kurebera hamwe bigera kuri 5 bya suna zo mu gisibo, cyangwa se ibintu biba byiza iyo bikoze mu gisibo bigatuma igisibo cyawe kibasha kugendeka neza. Murabizi n'abakristu baba katolike hari igihe bagira igisibo n'abandi bagiye batandukanye. Rero natwe mu gisibo cyacu cy'Islamu hari imico tuba tugomba kwirinda, hari ibyo tuba tugomba gukora, hari ibyo tuba tugomba kugendera kuri ko byangiza igisibo. Ubwo rero ndumva muri aka video twavuga ibikorwa cyangwa se suna eshanu cyangwa se ibyiza 5 wibandaho mu gukora muri iki gisibo. Mba promisinga cyangwa se mbasezeranya yuko abantu mwibaza abasilamu babayeho gute mu gisibo, ngo barafutura, ngo bagiye gufutura, ngo barya ibiryo byinshi. Izo ni bihuha bivugwa, ngo bararya cyane bla 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 n'ibindi bigiye bitandukanye, ngo kwidaku, ngo babyuka kurya sangahe. Nimba warakoze subscribe kuri Shushu TV, ibyo bintu tugiye kubana nabyo muri iki gisibo. Najya nkora video imwe nyikombinemo umunsi wose uko ubugenze, ibikorwa umuntu aba agomba kwitwararika gukora, ibyo agomba gukora, guteka iftari, guteka idaku, byose tugende tubivangavanga ubashe kumenya ubuzima bw'abasilamu by'umwihariko bageze muri cyagihe cyabo cy'igisibo, cyagihe tugomba kwibambarika tukiyegeza Allah subhanahu wa ta'ala, kandi tukagerageza gukora ibyiza byinshi kugira ngo dukuremo imigisha, turemereze iminzani yacu ibyiza. Nyabona hano ku isi turi abagenzi, tubayeho nk'abagenzi, niyo mpamvu iki gihe imitima yacu ica bugufi, ibi byose tugashyira ku ruhande tukibombarika imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo nyabona ejo nituramuka tugiye tuzabe dufite ibituremereza iminzani yacu ibyiza byacu bizabera byinshi. Iki nicyo gihe rero cyiza cyane cyo kwegeza Allah subhanahu wa ta'ala kurusha ibindi bihe byose bibaho mu mwaka, mu mezi ya Islam, sibyo? Rero ikintu cya mbere cya suna cyangwa se kiza gukora mu gisibo cya Ramadan ni ukurya idaku. Idaku ni iki? Idaku ni ryafungura umusilamu afata bwenda gucya, riri mufashe kuba yakirirwa umunsi we yasibye ariko yumva ameze neza. Harimo abantu n'abasilamu badakunda kurya idaku, ngo ntago ari byiza. Nyabona ndakwibutsa yuko kurya idaku ni suna, ni byiza. Hari uvuga ngo iyo ndiye mu nda ndwara mu nda n'ibindi bigiye, ariko byibuze nywa nayo mazi ukore iyo suna, sibyo? Idaku rero ni ibiribwa n'ibinyobwa umuntu afata bugiye gucya afite niyya cyangwa se afite umugambi wo gusiba. Hadithi cyangwa se aho dukura iyi suna ni ukuvuga ngo mujye murya idaku, kuko mu idaku harimo umugisha. Kuba wafata ririya funguro byenda gucya mu gisibo, Allah subhanahu wa ta'ala yashyizemo umugisha utuma ubasha kwiga umunsi wawe usibye nta kibazo ufite, umeze neza cyane. Abantu mwibaza ngo kwidaku bigenda gute? Mube kuri Shushu TV, ukore subscribe nonaha usangize n'abandi, nurangiza ngenza ajya nkukorera video za nijoro mpereke kwidaku tubyuka ukuntu tubyuka, amasaha tubyukira, kandi buriya kiragiye kidaku biba byiza kubyuka kare ukagira gute ukanasenga. Burya amasaha ya saa 9, hagati ya saa 9 na saa 10, nimba ufite ikibazo byanyabyo mu buzima bwawe, urashaka inzu, urashaka urubyaro, urashaka akazi keza, urashaka abaturage beza, urashaka amahoro mu buzima bwawe, ukabugira ubute, iyo video nzayikora neza yo kuvugira ya saha ngo kubyuka gusengera icyo kintu. Mu by'ukuri ntabwo ugishaka kiriya gihe, n'igihe kiza cyo guhaguruka, cyo kubyuka ugasenga. Rero tubifatana cyane muri iki gihe cy'ukwezi kwa Ramadan, kuko ni lazima ko abenshi baba bari bubyuke kurya idaku. Ukatuvuga okay, reka mbyuke ndya idaku, mbyuke mbyende gupreparing idaku. Hari abateka ubugari, hari n'igikoma n'iki bitewe n'icyungu uko umuntu yabipanze. Nsige muri 15 nsenge, negereza Allah subhanahu wa ta'ala, mubwire ibingoye, mubwire ibindemereye. Rero ni byiza cyane kubyuka kurya idaku, kubera yuko binagufasha kuba wahitufatirana ayo masaha ugasenga, ukiyegereza umuremyi wawe, ukamubwira ibikuremereye, ukamubwira ndetse n'ibyo wifuza. Ikindi gikorwa cya kabiri cya suna cyangwa cyiza mu gisibo ni ugutekereza kurya idaku kugeza bugiye gucya. Hadithi abantu banjye bazahama mu byiza
nibakomeza kurya iftari gusiburuka kare no gutinza idaku. Hano bishatse kuvuga iki? Hari abantu bayisilamu mu byumvireho barya iftari batoya adhana ni byiza, ni suna kwihutisha iftari, ukayifata amazi ukanywa itende urubuto bitewe n'icyo bateguye, aho banze ugasoma idua bivuga ngo dhahaba dhama wabtalati al-uruq wa thabat ajru insha Allah. Ushimira Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yuko umunsi wawe muremure, inyota warufite irashize, inzara warufite irashize, kandi ukizera udashidikanya ko ibihembo byawe uzabona ko Allah subhanahu wa ta'ala we wasibye. Ni ukuvuga ngo igikorwa cy'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ni igikorwa ukora, ibihembo byawe bikaba bizwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni igikorwa ukora utavuga ngo Allah yavuze ngo nzaguha ijuru, ngo nzaguha urubyaro, ngo nzatanga amafaranga. Hoya, kuko wasibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azakugenera, azaguhemba. Rero noneho batubwiye igikorwa cyiza ni ugukerereza idaku ukihutisha iftari. Harimo abantu baterereza iftari akava mu kazi, reka mve mu kazi ndarya mu rugo akarira rimwe saa 3, akahita avuga okay reka ndere rimwe saa 3, ubwo ndaba ndi iftari n'idaku byose. Ntago ari byo. Iftari ugomba kwiga igihe cyacyo kigeze, idaku ukayirindiriza. Pana abantu bava gusari tarawehe biriya bihagararo bya nijoro tuba turi gusari cyane muri iki gihe, n'abagore bose bajya ku misigiti, yarangiza akahita arera rimwe n'ibya nijoro. Ntago ari byo. Iftari yirye isaha zaje zikigera, idaku rindire buri gucya, sibyo? None ikintu cya gatatu, kwihutisha kurya iftari igihe izuba rimaze kurenga, igihe cyo gufata iftari kigeze no kuyifata. Reba hadithi yatambutse iyehoje ivuga ngo twihutisha iftari dukerereza iki idaku. Ikindi cya kane ni ugusiburuka uhereye kuri rutabu. Ni ukuvuga ngo ni ugusiburuka bibaye byiza uhereye kuri ibi bintu. Rutabu ni ukuvuga ngo ni ibijyanye n'ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoresheje, harimo itende zahiriye ku biti, waba utazibonye ugafata tamuratu, itende zatazwe, waba nazo utazibonye ukanywa intama runaka z'amazi, sibyo? Bivuze ngo wowe udafite itende ntago ari cyo cyonyine, ni byiza ku muntu urifite, ariko utarifite ukaba udafite amazi ya Zamzam, byibuze koresha amazi uhereho ari usiburuka gufutura, ubanze uwobereze umugo wawe, kuruta ko bahita baturazana Allahu akbar Allahu akbar, ucyumva dara ukatufata urujumbu gahekenya, ukatufata ukarota ugahekenya. No, hera ku bintu byoroshye, itende, umuneke, amazi n'ibindi bigiye bitandukanye. Hadithi iravuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuharamana n'imigisha, yajyaga abanza kurya rutabu atarasenga maghrib. Ni kuvuga ngo itende zaba ntazo akarya tamuratu. Hari itende zereye ku giti zigahira ku giti, hari nizo bataze, zaba nazo zidahari akanywa intama runaka z'amazi 2-3 kuzamura, yarangiza akabanza gusara maghrib. Bivuze ngo hari abantu bahita babanza mu Islam banza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, batoya adhana kuyumva, banza ukurikirana adhana uyikirize. Nurangiza muri kuyumvira kure cyane na kure bitewe naho utari kubasha kuyumva neza, fata itende ryawe cyangwa amazi yawe cyangwa ikindi wateguye cyo gufutura, bismillah, usome ya dhahaba dhama wabtalati al-uruq wa thabat ajru insha Allah, umwe nurangiza ubanza utawaza usare. Apana kumara kugira gute, kumara kunywa amazi y'utukubita n'umuceri w'itukubita n'ibiki utarasara, ukajya kugera igihe cyo gusari maharibi irangiye kubera ngo banje kurya, ukajya kugera igihe cyo gusari tarawehe nta mwuka ugifite, nta mbaraga ugifite kubera kurya, ukagwa ivutu cyane. Ntabwo ari byo pe, sibyo? Ikindi cya gatanu, igikorwa cyiza mu gisibo cyangwa se cy'isuna cyangwa cyiza kugikora, cyangwa ibi ni bikorwa intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba yadushishikarije, yakoraga biba ari byiza iyo ubikoze, gusaba Imana igihe ugiye gusiburuka, mbere yuko ufata yatende yawe bwa mbere bakimara gutora adhana, mbere yuko unywa amazi banza usabe. Hadithi iratubwira ngo idua 3 ntizigaruka zirakirwa, idua 3 ntizigaruka, nta pazi ya mwandi magambo zitazigenda zikajya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo umuntu wasibye, iyo umuntu wahugujwe, n'iyo umuntu uri ku rugendo. Ese ibyo wari ubizi? Umuntu wasibye, uyu munsi wasibye, uyu munsi wirije kubera Allah subhanahu wa ta'ala, mbere yuko ufata kiriya gikombe cy'amazi ngunywe, mbere yuko ufata
iyo tende ngo urye, banza uzamura ibiganza byawe, ya Allah niwe niringiye nta wundi, ya Allah mfite ubukene bunyize, ya Allah mu rubyaro rukumvira, ya Allah mu mugabo mwiza, ya Allah uzampa iherezo ryiza, ya Allah ikintu cyose wifuza ubanza ugisabe, kubera yuko iduwa y'umuntu wiriwe ku gisibo, iduwa y'umuntu wiriwe yasibye yakirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nta paziya. Abantu mwifuza rero kubana natwe mukamenya ko Abasilamu twitwara mu gisibo mu kwezi kwa Ramadhan, bana natwe kora subscribe kugira ngo ibintu nk'ibi bitazajya bigucika. Turebye ibikorwa byiza byo gukora mu gisibo, naje mbakorera izindi video zivuga ibicyangiza, ibyangiza igisibo. Hano nibutse cano ko ni cano y'umuryango abagore n'abagabo, wivuga ngo uku kwezi kwa Ramadhan kwaje ngiye kumara iminsi 30 ntahindukira umugabo wanjye nanyakaha ki cyangwa uburenganzira bwe sindi bumuhe, sindi burane no ngamazi y'ijoro, ni igikorwa nk'ibindi. Ntabwo ugomba kwima umuntu uburenganzira bwe n'ukuri mu gisibo, ahubwo tugomba kureba n'iryari bikorwa n'iryari bidakorwa, kubera ko amanywa y'igisibo cya Ramadhan ntabwo byemerewe kubonana n'uwo mwashakanye. S'il te plaît, ntabwo bigize gute, ntabwo byemewe, ni ibintu byo kwitwararika rero. Allah barinde kandi impande zose aho muherereye, ndabashimira kandi mbashishikaje gukora subscribe kandi mbasabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala nanjye ntisize ko iki gisibo cyatubera ikibyiza, icyo gusaruramo ibyiza, icyo kuremereza iminzani yacu y'ibyiza, kubera gukoramo ibikorwa byiza bigiye bitandukanye. Haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro Allah subhanahu wa ta'ala abane namwe aho muherereye hose, turabakunda cyane, mugire igisibo cyiza.